nyakubahwa Musenyeri Patrick Gisonga kimwe episkopi, basaserdoti, bavandimwe, bakristu, uyu munsi muri diocese yacu ni mukuru. Uyu munsi twakoraniye guhimbaza icyumweru umunsi mukuru wa Nyagasani, tumushimira umwaka wose tumaze dufite umushumba mushya. Ndagira ngo mufashe umushinga. Nyiricyubahiro Musenyeri, tubifurije isabukuru nziza. Kumwe n'amashuri yacu abiri ahuriye kuri Jean Baptiste de la Salle, uyu munsi duhimbaza akaba ari umunsi mukuru w'ayo mashuri yombi. Namwe tubifurije umunsi mwiza. Dufitemo urubyiruko, abana bahabwa amasakaramentu, hari babiri bari bwakirwe baragiye mu yandi madini. Hari batisimu ku bana 28, hakaba ukarisite ya mbere ku bana 27, hakaba gukomezwa ku bakristu bakuze 43, hanyuma n'impinja ebyiri zirihabwa batisimu. Kugira ngo rero mbere yuko dukomeza mpamagare umufurere wagarariye abandi atubwire iby'uyu munsi mu ncamake, noneho dukomeze igitambo cy'ukarisitiya. Nyiricyubahiro Musenyeri wacu wa Diocese ya Byumba, nyakubahwa Vicaire General wa Diocese yacu ya Byumba, banyakubahwa basaserdoti muri serivisi zitandukanye za Kiliziya Gatolika hano Byumba, banyakubahwa bihayimana, banyakubahwa bayobozi bwite b'inzego za leta, Kristo Yesu akuzwe. Nk'uko Padiri Mukuru yabivuze, uyu munsi ni umunsi ufite ibintu byinshi byahuriranye. Icya mbere yagikomejeho na anniversaire ya Musenyeri, ariko tukaba twizihiza n'umunsi mukuru wa Dorasari. Ubundi mu bitabo bya Kiliziya muzi ko umunsi wa Dorasari uba ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4, ariko kubera ko izo tariki mu bihugu byinshi birenga 85 abanyeshuri baba bari muri konji, tukaba twarafashe umwanzuro wo gushyira uwo munsi mukuru ku itariki 15 z'ukwezi kwa 5, kubera ko uwo munsi ni umunsi w'abafurere zikore chrétienne, abarera mu mashuri yemwe n'abanyeshuri, dore ko kenshi abanyeshuri bavuga ngo uyu munsi turarya Dorasari. Rero twifatanyije n'abafurere muri rusange n'ababyeyi n'abanyeshuri kwizihiza uwo umunsi wa Mutagatifu Jean Baptiste de la Salle. Ni umunsi nk'uko nabivuze twese duterana, ariko tukavuga tuti Dorasari mu magambo make ni muntu ki. Dorasari yavutse ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 1651 mu gihugu cy'Ubufaransa. Yitabye Imana ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 1619. Yari umusaserdoti, yashinze umuryango w'abafurere, abo bita amashuri, abafurere b'amashuri abereye Kristo. Tukaba tubarizwa mu bihugu 85 ku isi. Uwo muryango yawushinze mu mwaka w'1684. Mu gushinga uwo muryango yaduhaye ubutumwa bwo kwita ku burezi
kandi na n'ubu nibyo tugikora. Uyu munsi rero niyo mpamvu twaje guhimbaza uwo munsi mukuru wa Mutagatifu Jean Baptiste de la Salle. Uyu munsi kandi nk'uko Padiri Mukuru yabivuze, turifatanya n'ababyeyi barera muri TTC de la Salle, Académie de la Salle, bafashe igihe cyo gutegura abana babo bafatanyije n'ubuyobozi bw'ishuri kugira ngo babakomereze mu nzira nziza yo gukorera Nyagasani. Tubifurije rero umunsi mukuru mwiza, tugire igitambo cy'Ukarisitiya cyiza. Murakoze. By'umwihariko abana bacu bagiye guhabwa amasakaramentu. Mbere yo kumva ijambo ry'Imana gutura igitambo cy'Ukarisitiya, tubanze twange ibyaha byacu, dusaba Imana imbabazi. Nemera imbere y'Imana ishobora byose Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze zatugeze mu bugingo bw'iteka. Nisingizwe mw'ijuru.
intumbi zasohokaga mu bari bahanzweho zisakuza, ibimuga byinshi n'ibirema bigakira. Nuko muri uwo mujyi haba ibyishimo byinshi. Intumwa zari i Yerusalemu zimenye ko muri Samariya bakiriye ijambo ry'Imana, ziboherereza Petero na Yohani. Bageze basabira abanyasamariya kugira ngo bahabwe Roho Mutagatifu, kuko ari nta n'umwe muri bo yari yaramanukiyeho. Bakaba bari barabatijwe gusa mu izina rya Nyagasani Yezu. Nuko Petero na Yohani babaramburaho ibiganza, maze bahabwa Roho Mutagatifu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Petero Roma. Bavandimwe, nimuhe Kristo mu mitima yanyu, kuko ari we Nyagasani. Nimuhore mwiteguye guha igisubizo umuntu wese uzagira icyo ababaza ku byerekeye kwizera kwanyu. Nyamara ariko mujye mubikorana ubugwaneza n'icyubahiro, kandi mufite umutima utaryarya, kugira ngo n'ababanabeshyera abasebya imigenzereze yanyu muri Kristo bazakorwe n'ikimwaro. Koko rero icyaruta ni ukubabazwa mukora neza, niba ariko Imana ibishaka, aho kubabazwa mukora nabi. Koko rero Kristo ubwe yapfuye rimwe rizima azize ibyaha by'abantu, bityo nubwo ari intungane apfira abagome, kugira ngo abayobore ku Mana abanje gupfa kubw'umubiri, hanyuma agasubizwa ubuzima ku bwa Roho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yeah.
nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati, niba munkunda koko muzubaha amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabaha undi muvugizi uzaza kubana namwe iteka. Uwo ni Roho nyir'ukuri isi idashobora kwakira, kuko itamubona kandi ntimumenye. Mwebwe ariko muramuzi, kuko abana namwe kandi akababamo. Sinzabasiga muri imfubyi, nzagaruka mbasange. Hasigaye igihe gito isi ntizongere kumbona, ariko mwebwe muzambona, kuko ndiho kandi namwe mukazabaho. Uwo munsi muzamenya ko mba muri Data, kandi namwe mukaba muri jye, nkuko nanjye ndi muri mwe. Umenya amategeko yanjye kandi akayubaha niwe unkunda, kandi rero unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda kandi nzamwiyereka. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Aba bana urubyiruko rwacu ryo gusakamira ry'abatisimu. Nyagasani utubabarire, Kristu utubabarire, Nyagasani utubabarire,
basubire mu myanya yabo hanyuma haze abakirwa harimo umwe ubatijwe mu kiliziya gatolika aza kujya muri anglikane none yagarutse abayoboke bawe kubw'amazina y'umutagatifu wagize icyaha none rero nyagasani basakaze mu bazana umutagatifu ubayeho ubuhanga n'ubwenge roho ubujyanama n'ubutwari roho ubumenyi n'ubusabane bw'umana basengeze mu rwitubahiro n'urukundo kuko ari Yesu Kristo umwami wacu.
bavandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye nacyo cyanyu kinyure Imana Data ushobora byose. Nyagasani Mana yacu turakwinginze utagatifuza amaturo tuguhereje n'imitima yacu yisukure, ubigishije Roho Mutagatifu tumurikira kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose urahora witeka kubwa Kristo umwami wacu. We wamaze kuzamuka hisumbuye ijuru no kwicara iburyo bwawe, maze Roho Mutagatifu yadusezeranyije akamusezereza mu wagize abana bawe. Nicyo gitumye ubu n'iteka ryose twebwe n'abatwebwe abayoboke bawe hamwe n'imitwe yose y'abamarayika turirimba tuvuga ubudahwema tugira tuti:
kurya afata inkongoro nanone ashimira nuko ahereza n'ibishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi izahora witeka agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora n'ubuyobozi rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa tugushimira ko watumye tuberwa no gushengerera tukaguhereza amaturo kandi turakwinjiza tworoheje ngo twebwe wasangiye umubiri n'amaraso bya Kristo n'uwo mutatuvuze Nyagasani wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose maze uyobora ijya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Musengamana Papiasi n'abatuye umurimo wa bitari bose. Gasabike kandi abana bacu bigiye n'umuryango wawe utishakisi wahawe bemere ko amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Agasani bibuke kandi abo hari kuvuka bundi bushya babikesha batisimu none uyu munsi ukaba wanabakomeje bagabira roho mutagatifu bafashe guhamya ibirindiro muri iyo ngabire yawe. wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakire mu rumuri ruguturukaho. turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi mwiri w'Imana, Yosefu mutagatifu umugabo we n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusinze tukurata bwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose ibyubahiro byose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo ukabira bwawe nawe ukabirerwa mu buriwe mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisigura iteka. Nk'uko twabirijwe n'Umukiza kandi abidutegeka kandi ukakabitwigisha dutinyutse kuvuga tugira tuti dawe uri mu ijuru
ubisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengere zidutize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. abana ba Eucharistie ya mbere baherekejwe n'ababyeyi babo bigira imbere. Eucharistie ya mbere No
mazu bya Kristo ugiye gusabira ubutumwa tugerekeze bizatugeze mu gihugu cy'iteka.